Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje, ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Rero ndabasuhuje ubwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ubwoko bw'Imana muboneka muri Afurika yose, ubwoko bw'Imana muboneka yego ku mugabane wa Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Nubundi tugeze muri cya kiganiro twumviramo ibyiza kandi by'agaciro. Ndagusaba kugira ngo witegure, yaba ari byo uzirikana mu mutwe, ugafata mu mutwe cyangwa uri bwandike. Yego nyirizina wakwitegura kuko ni iby'ingenzi, kandi mu gihe nawe ukenera yuko wabisobanukirwa mu gihe gitoya, nawe kandi iyo ukeneye kubyigisha abandi mu gihe gito ukabigisha byinshi, ni uko uraba ubifite aho wabyanditse kugira ngo bikorohere kubitegurira abandi. Rero ndabashimiye cyane muri uyu mwanya yuko mudahwema kubana natwe muri iki kiganiro cya tumenye amateka mwiyobokamana. Ndakurarikira kugira ngo wandike, nibyo byiza kandi nibyo by'ingenzi kugira ngo bikorohere kwiga byinshi kandi mu gihe gitoya, kandi binakoroheye kubifata mu gihe gito cyane. Niho nkurarikira kugira ngo n'ubundi kuko ibyo twiga byose, ibyo twiga ari byo by'ingenzi kandi bikaba ari iby'agaciro kuri twebwe ndetse na bagenzi bacu n'abazadukomokaho. Birakwiye ko wandika kuko ni ngombwa, kubera ko nawe urabikeneye kugira ngo bubifite buri gihe mu ruhande rwawe, bikorohere gusobanukirwa ndetse waba ugiye no kwigisha abandi bikorohere, nk'uko ijambo ribivugaho mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikori n'ibice 5:18 kugera ku 21 havuga hati: ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abantu. Urumva, kugira ngo uba ufite umurimo wo kunga abantu n'Imana, urakoresha ibyanditswe rero kugira ngo ube bifite mu buryo bwuzuye, ni uko nawe uba warabyandukuye kugira ngo bikorohere gutegura amasomo ugiye gutanga ku bandi. Yego ngo kuko muri Kristo ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi nyabiki babaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mu bwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe n'ubundi incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12. Aya mateka yaranze iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12, turabonamo John Oldcastle watwitswe ari muzima. Muri iki kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, turasobanukirwa inyungu ihebuje iva mu kurenganirizwa guhamya iby'Imana ishaka. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Ariko Yesu Kristo ataraza, ubwoko bw'Imana bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse no gusobanukirwa iby'Imana Data twese ishaka, kugira ngo abe aribyo dukora, kuko aribyo biraba bikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, nk'uko n'ubundi ijambo hano ribitangaho umugabo ribishimangira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 2, avuga ati: nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku 21 haravuga hati: nimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya n'abajura bacukura bakabwiba, kuko aho ubutunzi bwawe burariho n'umutima wawe uzaba. Ariko nyirizina uraza usange hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo nyirizina hari abatamaza
nk'uko bibiri bishimangira mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16 ababwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ubutumwa bwiza ndetse uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 harabivuga hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ndetse n'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 ku murongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo, abameze batyo ujye ubatera umugongo. N'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 arababwira ati hariho benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero urasanga ni ariyo mpamvu ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe. Nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi twibukiranye turi mu kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Yego. Nyirizina kino kiganiro turareba ese abantu babayeho mu gihe cy'amateka turimo kumva bakoraga iby'Imana ishaka? Kuko muri kino gitabo muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tuze kumenya iby'Imana ishaka kugira ngo abe ari byo dukora. Mureke twumve aya mateka, turaza kubigiraho abayabayemo cyangwa tuve mu kinyoma cyabo bitewe n'icyo Bibiliya iraba yerekanye ikibivugaho. Yego, tugiye kurebera hamwe rero amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 ku ya 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1418 John Old Castro mbere y'ivugurura yatwitswe ari muzima kubera imbaraga ze yashyiraga mu kubungabunga no guteza imbere abigisha b'inyigisho za John Wycliffe. Amateka twatangarijwe n'ubundi n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nyirizina tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka n'abayabayemo kugira ngo nyirizina nk'ubwoko bw'Imana tumenye icyo dukora kandi gikwiriye imbere y'Imana yacu. Yego, tugiye kureba n'ubundi muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana turasobanukirwa inyungu ihebuje iva mu kurenganirizwa guhamya iby'Imana ishaka. Uyu John Old Castro yararenganijwe cyane, azizwa kuba yarabungabungaga bariya bigishaga inyigisho n'ubundi za John Wycliffe. Izi nyigisho za John Wycliffe zari inyigisho zishingiye ku byanditswe muri Bibiliya, cyangwa tugenekereje cyangwa tuvuze uko biri, yigishije inyigisho Imana yanditse mu byanditswe byera muri Bibiliya. We yigishije inyigisho zishingiye ku cy'Imana ishaka nk'uko Bibiliya bitwereka. Rero abangaba batwitse uyu John Old Castro barwanyaga izo nyigisho zishingiye ku byo Bibiliya ivuga. Byumvikane ko barwanyaga imvugo y'Imana cyangwa barwanyaga Imana. Yego, rero uyu nguyu yahuye n'akarengane kuba yaratwitswe ari muzima kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1418. Rero tugiye kureba nyirizina muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana dusobanukirwe inyungu ihebuje iva mu kurenganirizwa iby'Imana ishaka cyangwa kurenganirizwa iby'Imana. Tugiye kureba ukuri kw'ijambo ry'Imana icyo kubivugaho mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 5 umurongo wa 11 kugera ku wa 12 haravuga hati namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babamora. Yes, aha hahise habyerekana muzaba muhirwa
yego muzaba muhirwa ubwo bazabakorera ibibi byinshi cyane babaziza yuko muri ubwoko bw'Imana, yuko muri ab'Imana, yuko muri abera, yuko muri abatagatifu, yuko muri abakiranutsi, mubiheshejwe kwizera Yesu Kristo ko ari umucunguzi w'ubugingo bwanyu. Rero ijambo rikomeza rivuga ngo muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Yego turareba n'irindi jambo ry'Imana icyo ribivugaho mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 4 umurongo wa 12 kugera ku wa 14, harabivuga hati bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe ari we mwuka w'Imana. Ndabashimiye cyane bwoko bw'Imana, ndabashimiye bakunzi b'ibi biganiro na kino kiganiro cyatumenya amateka mu iyobokamana ndetse n'ibindi biganiro binyura kuri iyi channel ya Irera TV1. Ahangaha nyirizina tubonye iby'agaciro byo kurenganyirizwa kuba uri ubwoko bw'Imana, kuko numara kuba ubwoko bw'Imana ubiheshejwe kubwo kwizera Yesu Kristo ko yagucunguye ku musaraba i Golgotha, utangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ibyo ukora abatarizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo bakurwanya bitewe n'imbaraga y'Imana ibiri muri wowe. Rero ijambo ritweretse yuko duhirwa kandi duhiriwe cyane, kandi uku guhirwa ingororano zabyo cyangwa ibihembo byabyo ntabwo bibonerwa kuri iyi si cyangwa muri iki kibuga cyo kugeragerezwamo, ahubwo biri hanyuma y'ubu buzima tunyuramo muri iyi si cyangwa kuri uyu mubumbe w'isi. Yego rero bene data ndabakumbuza kugira ngo mwihanganire aka gahe gatoya tunyuramo muri iyi si, kuko ni gatoya cyane. Turebye ku batubanjirije babayeho kuri iyi si, kuri uyu mubumbe bayitambutseho, harimo Yesu Kristo umucunguzi wacu nawe yayitambutseho mu gihe cya kera, n'intumwa ndetse n'abandi bamaze igihe kinini bayitambutseho. Igihe bayibayemo niko gahe gatoya kagaragara gatoya. Natwe rero agahe tunyuramo kuri iyi si ni gato cyane. Mureke twihanganira aka gahe gatoya, tugire guhamya no kumenyekanisha icyo Imana ishaka nyirizina nk'ubwoko bw'Imana. Yego rero aka gahe tunyuramo, yaba ari imyaka 5 wayanyuramo, yaba ari imyaka 100, yaba ari imyaka 200 wanyura muri iyi si, ako ni agahe gato cyane ugereranije n'igihe tuzabamo hanyuma y'ubu buzima nk'ubwoko bw'Imana, turimo tugororerwa cyangwa tunezererwa ibyo twateganirijwe nk'ubwoko bw'Imana, kuko byo ni iby'iteka, ni iby'ubugingo buhoraho, ntabwo bifata igihe gitoya nk'icyo tubona muri iyi si. Rero ndabashimiye cyane mwabanye natwe muri kino kiganiro. Ndagusaba kugira ngo ntukabyihererane, ahubwo ujye ubigeza ku bandi nk'uko wakurikiranye ikiganiro ukabifata neza mu mutwe nk'uko biri, cyangwa warakoresheje inyandiko ukabisobanurira abandi kugira ngo nabo bunguke nk'uko nawe wungutse ubikuye kuri uyu murongo wa Irera TV1. Rero ndagusaba kugira ngo nubyirane ahubwo ubisangize n'abandi. Rero ndagusaba kugira ngo n'ubundi muhore munezererwa muri Kristo Yesu, kandi munezezwe no kuba warenganirizwa guhamya iby'Imana ishaka nyirizina. Ndabashimiye ubwoko bw'Imana. Yego tuboneka hirya no hino ku isi na mupaka impande n'impande, turahari ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.